duhereye kuri base ubundi hanjye nakubaza ku buzima bwawe bwo gukizwa ubundi wakiriye buriya tugira ahantu tuba twaraturutse hatandukanye ushobora kuba waragiye ubuntu ukava hafi ariko nkaba Ivan muraho neza tuba twaravuye ahandi hantu so nifuza ko twahera kuri base kwanza tubwire ukuntu wakijijwe n'impamvu yo gukizwa kuko again nzi ko gukizwa ari by your choice sibyo cyangwa se ushobora kuba warakuriye mu muryango aho abantu bakijijwe bakaguha umurage w'agakiza watubwira rero urakoze cyane kuba kuri uyu munsi twongeye kandi guhura kugira ngo tuganire ndabizi yuko iyi gahunda iba ikenewe sometimes iyo tumaze igihe tubigisha ukuntu ndabizi ko hari benshi baba batureba ariko wenda dushobora kuba tutazi ariko bashobora kwibaza se uriya muntu ibyo twigisha nuwahe n'ibiki so uyu munsi rero turagerageza gusubiza ibibazo abantu wenda bajya batubaza nko ku ruhande tukabona ko tubasubiza ikibazo ubaje rero igihe nakijijwe nuko nakijijwe mfite imyaka 9 wiki abantu mwakijijwe mukiri bato haleluya nanjye kuvuga imyaka maze nkijijwe ariko abantu bari kwita biteranya ariko nta kibazo ubu ngubu maze imyaka imyaka hafi 19 nkijijwe Jesus hafi maze imyaka nkijijwe kandi nakijijwe atari bya bindi byo kuvuga ngo navukiye mu muryango w'abantu bakijijwe cyangwa iki it was byari encounter ubundi ukuntu byagenze imyaka 9 famiye ntabwo ifitemo uruhare kweri navutse mu muryango wajya gusenga ariko turabizi ko agakiza ntabwo bakaguha mu gikoma ngo bakakugaburira mu gikoma ngo ukizwe so navutse of course mu rugo bakijijwe bose nabonaga bakijijwe bajya gusenga ariko agakiza nagize personal encounter mfite imyaka 9 nibwo niga muri primaire mu wa gatatu urumva twigaga ahantu mu kigo cya privé Rubavu hanyuma dukurayo batujyana muri leta kwambara kaki urumva abantu bambaye kaki nabo turabasuhuza bambaraga ubururu ikanzu ya blue noneho icyo kigo rero cyari ikigo cy'abagatulika n'ubwa mbere nari mbonye gatulika twe twakuze turaba abarokore rero buri wa gatatu bajyaga mu misa abanyeshuri habaga misa abanyeshuri saa 5 buri wa gatatu rero ubwa mbere nkimara kuhagera tujya gusenga mu kiliziya ni nabwo ubwa mbere nari ninjiye mu kiliziya ndeba ukuntu ibintu bimeze ufite imyaka 9 nkabona biratandukanye n'ibyo dusanzwe dukorera mu gihe twasengera muri Restoration Church nkabona mu kanya ngo dupfukame duhaguruke twicare dupfukame duhaguruke ndavuga mubona nta muziki uhari n'ibiki biba bitandukanye none ikintu cyabaye ubuzima ndavuga uburyo nakijijwe ko nakijijwe around that time umwanya rero kujya kurya karisiti ugeze unubwiye ko azamutse agase waretse mbona abana bose twigana bari ku murongo piu bacaho bajya kurya ngo wasanga itegeko ujya kurya uravuga njya ku murongo nanjye abantu nkabona abantu bari barahwibisa bavuga se ko bari bazi n'abacu ko tari abagati ariko batenga kubazanye se uyu mwana agiye kurya karisiti ya kandi atari umugatulika ntigeze abatizwa ntigeze akomezwa ntigeze agera gute mbi mu matwi ndakomeza ngeze imbere ya padiri arabibona kuko nari umugatulika bitewe n'uburyo namusabye karisiti abandi bagira gutya cyangwa bagatega akantu bakabashyiramo mugeze imbere bitagira hari n'uburyo akaboko bashyira hejuru ushyiraho gutya ariko ngiye nagiye gusaba nyine nko gusaba irindazi mako ngako yanga kwinyima ariko arabibona ko nari mugabo sohotse rero turangije
abantu batari kumbwira rero amastori y'uburyo gufata Eucharistia utari umugatolika upfa. Really? Ntabwo kabisa bufite iminsi mike kabisa upfa. Bantera ubwoba none cyamboye kurusha n'umwarimu wanjye niba yarablaga ariko ntarabimbwira ati bagiye gufata Eucharistia utarabatije utarakomeje urapfuye. Iyi ni story wenda abagatolika mumurikira namwe ndabapfobya ariko that's my story. Namaze icyumweru ntajya ku ishuri nagize ubwoba butabaho kumva ko at any time ushobora gupfa. Icyo gihe ngo umwana w'imyaka 9 mva mu rugo nkahita ngiye inyuma y'urugo mu rugo nkahirirwa nkageza saa 6 nkahita nshoboka nkagaruka nkaza kurya nyuma saa 6 ngasubira inyuma y'inzu for a week utaza mu ishuri ntajya ku ishuri. Nubwo bazaga no kubaza icyaba kuko numvaga ntashaka gukomeza kujya hariya makomeza kunyibutsa ko ndi bupfe vuba. Muri nyuma y'inzu nakoraga ikirere nabaye gupredinga n'Imana nikubwira Imana nagiye kurya Eucharistia rwose nabizi rwose babarira ntunyice ariko Imana ni Swiss. After a week uwa gatatu ukurikiyeho ndavuga ibingibi birarenze reka njye kuri church nimugoroba kuri kiliziya kuri church aho twasengera. Mageze rero nagiye kunegosia nakoraga negotiation n'Imana iri kunyica kuko nabikoze ntabizi rwose ihuwemo yato. Mageze rero burya bwose ibyo byose Imana bikora buriya na experience mbi Imana zikoresha kugira ngo so iyo guilt n'ubwona nifite nibyo bintu byasunikiye kujya gushaka Imana ubwo nashakaga ibindi. Ngeze rero ninjira muri church nsanga barimo bararamya hari indirimbo barimo baririmba ndaguhimba zamucunguzi nimba azibangiriye. None nkomeje kumva iyo ndirimbo ibyo ibyanzanye biragenda byo kuvuga ngo ndashaka gupfa n'iki ahubwo none numva shaka noneho uko Yesu abaruza mu mutima wanjye. Nta muntu wanyatuje nta muntu wamufite imyaka 9 just through that song. Niyo mpamvu na music playing a very big part in my life. Kuko iyo ndirimbo through that song nahise mfukama aho kugira ngo mbwire Imana ngo mbabarira ntunyice avuga ngo Yesu ngwino ujye umutima ariko narisenze nasenze umuntu wo ku ruhande arikanga narasenze Imana mbabarira ibyaha ko nafite n'agahinda n'ubwoba narariraga byatari ku buryo umuntu ku ruhande yagize ngo umwana yakoze ibihe byabo ko umwana ngana gutya uri kurira ariko nibwo bwabwo bwahise bugenda kuva uwo munsi nayama Yesu 2001 kandi I knew what I was doing. I knew what I was doing. And kuva uwo munsi nasabye kubatizwa barabyanga ko babonaga ndi mu mikino kubatizwa kuri church ko ntabwo bemeraga ko nakijijwe neza ko ndumwa ayogeje imyaka 14 nibwo nabati biratangaje imyaka 9 umuntu abakiri muto byatari muto cyane ariko sinzi nanjye ndi pastor gukubatiza arasuye umwana ariko biragaragaza ko encounter y'Imana ni counting ku myaka nicyo kintu gitangaje. Twebwe rero twaje nyine nta potre twaza yakijwe imyaka 9 urabavuze ngo ufitanye isano nawe amavutukura geza bose ntubibona ndabikubona kitabona ndabyumva